ubutumwa navugaga yego navugaga ubutumwa ariko butari bwiza nifashishije Bibiliya yego nta kindi cyanditswe kindi numvaga nkwiye gusoma nico nagombaga kuba nsoma cyabaga ari kigamije gusa gushimashima kamere z'abantu bari muri ayo materaniro yego afite igitare kiri ku buzima bwe hari igitare kimumereye nabi ushobora kuba ufite igitare cy'amadeni ushobora kuba ufite igitare cy'ubugumba ushobora kuba ufite igitare cy'ubukene ushobora kuba ufite igitare cyo gukodesha atariko uyu munsi nzanywe no kukubwira ko hari marayika umanutse amanukiye muri iri teraniro ngiye kubona mbona birinduye igitare arangije akicaraho amadeni ayicaraho ubushumeri abwicayeho ubugumba abwicayeho ubukode abwicayeho no kugumirwa abwicayeho ati niba turi kugendana muri iri teraniro nimumvugire ngo amina ati mvugira ngo akirindwe cyangwa nakibirindwe cyangwa kibirindwe n'umwara batagiye kuniniwaya nabaga natangiye kuniniwaya ariko mu by'ukuri ugasanga abantu bakagira ngo ni ubutumwa kuko nibyo biri kwigishwa ubu ngubu muri iki gihe yego nanjye ntabwo nari nzi ko atari bwiza nkabibwirwa nuko urubanza rw'ibyaha rukomeza kuniganira mu mutima wanjye wumva sinizeye kuzajya mu ijuru kandi mvuye ku ruhimbi kubwiriza ko nasohoka wambaza ngo mbese ubu nonaha Yesu aje wajya mu ijuru nkaguhakanira nkubwira ko ntajya mu ijuru ndabwira abantu benshi kuko icyo kinyoma kimwigishirize ipfuye kimaze kwamamara ahantu henshi kigamije gushimashima kamere z'abantu ibibazo bigoye abantu genda ubashimashima ku bibazo kuko nta muntu waba badafite amadeni urakoze cyane nta muntu uriho noneho turi no muri Kigali nta wabaho burya atari gukodesha nibyo bintu biyobeje abantu pe bantu b'Imana bantu mufite inyota yo kumenya icyo Imana ibashakaho ibyo bintu byo kubarangaza pe byo kubarangaza ibyo ugomba kubona mu isi uzabibona ukora ibyo ushoboye gukora ibyo ugeraho ubishimire Imana ntabwo uzatunga iby'isi byose ibyo uzageraho byose uzajya wumva ukeneye ibindi iteka rero bazahora bakubeshya ubeshyeke kubera ko ntabwo uzigera ubona nyaza kamere yawe sibyo ubwo rero mwe kurangazwa n'ibyo bintu mutege amatwi ubutumwa bwiza tubabwira mwumve ikintu cyabahisha ijuru nimara kubona ijuru uzanyurwa nimara kubona ijuru uzagubwa neza ubutumwa bwiza ni ububwira abantu uburyo umuntu yaba umukiranutsi imbere y'Imana abiheshejwe no kwizera Yesu Kristo akaba mu isi ari umuragwa w'ubugingo buhoraho yatunga bike yatunga byinshi ariko akanyurwa n'ubushuti bwo mu ijuru turabasuhuje bakunze ibiganiro byacu ibiganiro by'ubutumwa bwiza binyura kuri channel Ijuru Ntirikorerwa TV no ku zindi channel zidufasha kwamamaza inkuru nziza tunashimira ndetse abakoresha channel zitandukanye ariko bakishimira gushyiraho ibiganiro byacu kubera ko ni ubufatanye mu ivugabutumwa nabo turabashimiye hanyuma kubamenyereye ibiganiro byacu ngira ngo muranzi ni Emile Nshimiyimana umuvugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bubwira abantu uburyo Imana yiyunze nabo muri Kristo Yesu ntibikibabaraho ibyaha ndetse umwizeye akaba intungane umukiranutsi mu maso y'Imana akaba ari mu isi azi neza ko ari umukandida w'ijuru yizeye ijuru mbese mu buryo budasubirwaho uyu munsi muri studio rero zacu turi kumwe n'umuvandimwe ahari mutamenyereye cyane ariko muzakomeza kongera kubona arabibwira basuhuze abibwire hanyuma tuze gukomeza ikiganiro tuziranye ni karibu mwene data urakoze mwene data nanjye amazina yanjye nitwa Musabyimana Joseph Mugisha nanjye ndumubwiriza ubutumwa bwiza bubwira ko umuntu Imana yamaze kwiyunga nawe ikamukuraho ibyaha binyuze mu kumeneka kw'amaraso ya Kristo Yesu nanjye uyu munsi nejejwe no kubana namwe kandi
dukomeza kuganira iby'Imana iduteguriye. Amen. Mugisha, nk'umuntu nzi ko wizeye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko warabanje no kuvuga ibindi cyangwa kuvuga ubundi butumwa ariko butari ubutumwa bwiza, ndagira ngo ukure abantu mu rujijo cyangwa dufatanye gukura abantu mu rujijo ku bindi byitwa ubutumwa bwiza bivugwa hanze aha. Abantu usanga buzuye insengero, buzuye mu byumba by'amasengesho, ariko bajya kubwirwa icyitwa ubutumwa bwiza, mbese bakabwirwa ibintu bitabasha kugira uwo bikiza, bitabasha kugira umuntu bivana mu rupfu ngo bimugeze mu bugingo. Mu gihe ubutumwa bwiza ari umumaro wabwo ni uko bufata umuntu wari umunyabyaha bukamuhindura umukiranutsi, akaba ari mu isi yizeye ijuru mu buryo budasubirwaho. Mugisha, we mbere yuko uhishurirwa ubutumwa bwiza ukanabwizera, ubutumwa wavugaga we bwarubuye? Murakoze. Mbere yuko nizera narizera ubutumwa bwiza, nabaye umubwiriza butumwa ariko butari bwiza, kuko namenye ko butari bwiza aho nari maze kwizerera ubutumwa bwiza nyakuri. Nari umubwiriza butumwa nyine mu madini atandukanye ndetse muri iki gihugu, kandi rwose wagerageje kwamamara, kuko nari mfite akarimi karyoshye cyane. Wari usize amavuta? Nari nsize amavuta, niko twiyitaga ngo tugiye gutumira umukozi w'Imana Evangeliste Mugisha wasize amavuta, ati niwe uyu munsi twabateguriye. Ubutumwa navugaga, navugaga ubutumwa ariko butari bwiza, icyo ni icya mbere, ariko nifashishije Bibiliya. Ariko nanjye ntabwo nari nzi ko atari bwiza, munyumve neza, nari nzi ko ari bwiza, ariko nkabibwirwa nuko urubanza rw'ibyaha rukomeza kuniganira mu mutima wanjye. Numva sinizeye kuzajya mu ijuru, kandi mvuye ku ruhimbi kubwiriza ntarakije abantu, rwose mbashyize mu kirere, ariko nasohoka wambaza ngo mbese unonaha Yesu aje wajya mu ijuru, kaguhakanira nkubwira ko ntajya mu ijuru. Hanyuma hari nk'icyanditswe hano twasoma nk'ijambo ry'Imana, kirimo ibyo wakundaga gukoresha ariko binakunze no gukoreshwa na n'ubu. Hari kimwe nakundaga cyane, kiri hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, ibice bya 28, aho ari muri Matayo, muri Matayo sorry, ihangane, ibice bya 28. Havuga ngo nuko umunsi w'isabato ushize, ku wa mbere w'iminsi 7, umuseke wenda gutambika, marayika Magadalena na Mariya wundi bajya kureba ku gituro. Habaho igishyitsi cyinshi, kuko marayika w'umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru, abirindura igitare akicaraho. Abirindura igitare akicaraho. Mufunge Bibiliya zanjye. Nuko ahitaga mbabwira nti mufunge Bibiliya zanjye. Ibindi ntabwo biri bundebe. Icyabaga kigenderewe, ngiye kubwira abantu ukuntu marayika mbonye amanuka akabirindura igitare akakicaraho, ati mubumbe Bibiliya zanjye. Kandi ubwo icyo gihe ijwi ryabaga ryahindutse, bigaba bitandukanye nuko none ahandi kuvuga, ati mubumbe Bibiliya zanyu bene data, toro ry'Imana, kundagira ngo mbatangarize ko uyu munsi ari Imana yantumye kuza kubabwira ko marayika yamanutse, ndetse nkanavuga ko namuhishuriwe muri iryo joro. Ubona amanutse abirinduye igitare akicaraho. Ngatangira ati abantu turi kumwe hano muri iri teraniro nimuvugire ngo amina. Abantu bose tamina cyane, ati mwese nimuvuge ngo amina, bose bakazamura za haleluya. Ati nzanywe no kubabwira ko hari marayika. Ati ku wa mbere w'iminsi 7,
ibindi ntibyabaga binde nabaga ngendereye kuvuga ko nabonye marayika ati Mariya Magadalena na Mariya wundi bagiye kureba aho Yesu yari ahambye yego ati ngiye kubona ati numva umushyitsi ati marayika abirindura igitare ati arangije akicaraho ati wowe wicaye ahangaha waba umugabo cyangwa umugore cyangwa umusore buri muntu wese afite igitare kimwicariye afite igitare kiri ku buzima bwe hari igitare kimumereye nabi ushobora kuba ufite igitare cy'amadeni ushobora kuba ufite igitare cy'ubugumba ushobora kuba ufite igitare cy'ubukene ushobora kuba ufite igitare cyo gukodesha atariko uyu munsi nzanywe no kukubwira ko hari marayika umanutse amanukiye muri iri teraniro ngiye kubona mbona bihinduye igitare arangije akicaraho amadeni ayicaraho ubushumeri abwicayeho ubugumba abwicayeho ubukode abwicayeho no kugumirwa abwicayeho marayika ndamubonye atari koko ntari kubona mbabona ati niba turi kugendana muri iri teraniro nimumvugire ngo amina abantu bose bagahaguruka bakajya mu birere bakiterera hejuru kubera ko bakoze ku madeni kuko nkoze ku madeni ukoze ku rushako nkoze ku bukode ukoze ku bugumba nkoze ku barozi bakuzengereje ati ushaka kuba ufite ati igitare cy'uko abarozi bakuzengereje ati uri ku uyu munsi manuwe no kukubwira ko nazanywe no kukubwira ko hari marayika umanutse hari marayika umanutse amanukiye muri iri teraniro arimanukiyemo kandi uyu marayika haje marayika wa mbere abantu ntibemera haza marayika wa kabiri abantu ntibemera atari kuyu mu marayika ati ngenda mugereranya nka marayika Gaburiyeli ati kuko niwe marayika ujya umanuka kurwana aho rwananiranye ati ni ubwo muri iryo teraniro hagira gutya nkanakubitamo n'uturirimbo two kubashyushya yego unyumva nk'akayaga kajya kuririmba najyaga nkubitamo akaririmbo gakunda kuvuga ngo Yesu we intare yo mu muryango wa Yuda turakwemera aho yo nahageraga nabaga mbabwiye ati memuretse gato ubu muri kuri sentati buretse gato n'uri ku ngoma akubita ingoma buretse gato barabahungu barabihemberwa barabahungu barabihemberwa utagize icyo umuha ntabwo yabona yego ati ariko hano hari abantu bari muri iri teraniro baba bari kumva Yesu ahantu hari abantu bari muri iri teraniro bari kumva Imana bari muri iri teraniro bari kumva igendagenda ati nje ndimo ndumva imirindi ya papa ati urugero nk'abantu baba bafana Rayon Sport n'abandi bafana nk'ikipe ya Peri ati ikipe ya Rayon Sport yatsinze ati abafana bayo bose baba bisize n'amarangi kuko ikipe yabo yatsinze ati cyangwa Peri yatsinze n'abafana bayo baba bishimye ko ikipe yatsinze ati muri iri teraniro harimo abantu baba bemera Yesu ngo bangirire agatoki gutya yego pe ati ingoma mwe muzihoreye se ntimwe muyire ati ndimo ndumva Imana muri iri teraniro ukijwi ryahindutse ijisho naririnduye abantu ati Imana iri ahangaha izo nazo ni inyigisho z'ibinyoma ubwo bose ati abantu bamwemera bagira bati ati abantu bamwemera nimumvugira ngo amina wabirindura ati abirindura igitare ariko ntibibagirwe intego turi ku ntego ivuga ngo abirindura igitare akicara ati nyeganyeza uwo mwicara umubwire ngo abirindura igitare nyeganyeza abantu babiri cyangwa batatu mwicara umubwire ngo abirindura igitare ubwire ngo abirindura igitare akicaye mvugira ngo akicaye mvugira ngo akicaye mvugira ngo akicaye ati mvugira ngo akicaye akirindura cyangwa ntakibirindura akirindura cyangwa akirindura ati komeza umunyeganyeze ati muri iri teraniro n'amina akicaye cyangwa ntakicaye atakicareho ubwo icyo gihe
uri muri ayo materaniro ariko n'abanini waba batagiye kunini waya nabaga natangiye kunini waya no kuransemeni mbeyagayagaya mande ayiwirije zijezi ati tumuvuga butumwa usize amavuta yahageze tumuvuga butumwa usize amavuta yahageze bariho batangara ngo Imana irimo umuvugabutumwa ari muri ayo materaniro kandi mu by'ukuri nta butumwa bwiza ndimo ndavuga turiho ndabwira abantu benshi kuko icyo kinyoma kimwigishirize ipfuye kimaze kwamamara ahantu henshi kigamije gushimashima kamere z'abantu ibibazo bigoye abantu genda ubashimashima ku bibazo kuko nta muntu waba badafite amadeni urakoze cyane nta muntu uriho noneho turi no muri Kigali nta wabaho burya atari gukodesha ufite boss ukuzengereje ibyo rero nta kindi cyanditswe kindi numvaga nkwiye gusoma nicyo nagombaga kuba nsoma cyabaga ari kigamije gusa gushimashima kamere z'abantu bari muri ayo materaniro ariko mu by'ukuri ugasanga abantu bakagira ngo ni ubutumwa kuko nibyo biri kwigishwa ubu ngubu muri iki gihe ugasanga umuntu araje hari ikindi cyanditswe nakundaga kivuga ku nkuru z'Abisiraheli kivuga ukuntu Abisiraheli bazengurutse umusozi ariko noneho igihe kigeze Imana iravuga ngo igihe mwazengurukiye umusozi kirahagije ngaho noneho ni mu cyamike ubwo nkaba ndatangiye ati igihe wazengurukiye umusozi atari ko umusozi uriho ni wo wuzi ati ni wowe umusozi uriho ati atari Imana irambwiye ariko mana barayibeshyera ati igihe wazengurukiye umusozi kirahagije ati umusozi w'ubukene igihe wawuzengurukiye kirahagije niba udafite ubukene abaho ntawo ati umuntu wumva ni ubukene ati namvugire ngo amena cyane ati namvugire ngo amina abantu bose bakava hasi bagahaguruka bagatera za haleluya z'imirambararo ikibazo bafite ni ikibazo cy'uri kubabwira Imana adafite ariko nabo bari kuyumva ariko ntayo nabo bafite hanyuma ibyo ngibyo nabyo ni inyigisho z'ibinyoma ni inyigisho zituruka kuri shitani ni ukuri nuko kandi ijambo ry'Imana rivuga ko shitani abasha kwihindura marayika w'umucyo kuko akoresha ijambo ry'Imana ariko ubusobanuro ugahita wumva mu by'ukuri n'ubwisi ni ugukurura kamere z'abantu kandi ubutumwa bwiza si cyo babugamije mu by'ukuri kandi icyo gihe hari n'abaga batangiye gushyira amafaranga mu mufuka hari n'abaga batangiye gushyira amafaranga mu mufuka bashyira mu mukozi w'Imana bashyira amafaranga mu mufuka umukozi w'Imana kuko ari kubabwira ibintu ari kubakorera kuri ari kubashimira ahabarya avuze ku madeni avuze ku bugumba avuze ku gisuzuguriro avuze ku gisuzuguriro avuze ku burozi arabivuze kuko ubwo nuko tuba tugira ngo ducaguranye ubundi uba ufite imirongo myinshi y'imiborokano ubundi ni utuntu uba ugenda ugaterateranya abantu babyumva bakagira ngo mu by'ukuri mugisha nanjye naruka kujya kuvuga ubutumwa bwiza abavuga ubutumwa bwiza ntaho tutajya ariko mpageze nyine habanza kwigisha